Ariko none umva ukuntu asoza Pawulo ndamukunda Imana imuhumugira aravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko agize gute abihana bivuze ngo no mu buzima busanzwe uretse n'Imana na leta ituyoboye mu isi ibi binira bidusaba mugwe neza mubane neza muturane neza mugirana urukundo mushyigikirane nimufashanye hanyuma wambajije ngo gukwetura niki dukora nk'abiyoboye rimwe na rimwe Satani akadukoresha kubw'iyo mirimo ya kamere tugire gute tubana nabo ariko abafite imbuto z'umwuka wera nibo bayoborwa n'umwuka kandi nibo bana biki abana b'Imana ubwo gahunda ni ugukwetura inkweto kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose nawe niko ndi bubane nawe. Amen. Ijambo rya kabiri riravuze ngo kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe. Yes. Kugira ngo niba umuntu ashaka kugira ubusabane n'Imana arasabwa gukwetura. Yego. Ariko akabamuze none se ndakweturiye. None se ko wenda ashobora kuba yanakwetuye ibyo yita gukwetura ko abatabizi ariko ugasanga nta busabane n'Imana ari kugira. Abagarati twari kure y'ubuntu bw'Imana. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose inshuti bavandimwe bakunzi ba Narada 250 TV. Kandi nanone nongeye kubasuhuza aho muri yaba mu mahanga mu bihugu bya kure Urayi, Aziya ndetse no ku mugabane wa Amerika. Ushobora kumeze neza cyangwa se utameze neza ariko byose Uwiteka ubigena cyose cyo hari impamvu uriho. Kuri kamera yacu rero dufite umushyitsi twatumiye reka umushyitsi tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye. Yes, ndabasohoje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe. Nanjye ndabaramukije aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe. Amazina ni Emanuel Ntakirutimana nanjye nkaba mpaye ikaze abantu bo ku Neza y'Imana TV biyumvemo ikaze muri iki kiganiro kandi tubane murakoze cyane. Nkamaje kubyumva rero neza ko turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi ni umukozi witeguye kutugaburira iby'Imana kuko ari mu muhamagaro. Ngira ngo nkamaje kumva ko ari ku bufatanye na Ineza y'Imana TV. Komeze kugenda mood flowinga ku mpande zombi mukora subscribe kandi rwose ku biganiro tugera tubahereza umunsi kundi munadusharinge kugira ngo abantu dukora ikimana duhamagare duhigeze abantu ho ubutumwa bwiza dukize imitima ubutumwa bwiza bubasha gukiza umutima. Uhawe ikaze. Murakoze cyane. Nishimiye kongera kubabona Imana ibaho umugisha. Yes. Abantu badukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye yaba hano mu Rwanda ndetse na Uganda by'umwihariko abo ngabo mvuze biteguye kumva ikintu Imana ibahishiye gutuka muri wowe. Sorry. Murakoze. Ngewe rero uri nyuma ya kamera nitwa Dr. Jonas nk'ibisanzwe. Nkaba buri munsi muzajya mugenda mudukurikira yaba ngewe n'uyu mugabo cyangwa se n'abandi dushobora gutumira kuri kamera za Narada 250 TV cyangwa se Ineza y'Imana TV. Murakoze cyane. Abantu baramutegereje bafite amatsiko. Reka tubanze dusenga. Yes. Mana turakubashye imigambi yawe ni myiza kuri twe tugushimiye ko waturindiye mu bice bitandukanye by'isi uhimbazwe ko turi amahoro. Warakoze kutubera Imana warakoze kuduha umwana wawe witwa Yesu umwami wacu wapfuye akabambwa akamena amaraso ariko akazukana insinzi y'abera. Muri abo bana b'Imana turimo muri abo b'Imana waratwemeye ntabwo urukundo rwacu rwari kugufata nta nubwo twari kugushobora ngo twemere ariko we waratwemeye waraturinze waducunguje ubwiza n'urukundo rutarondoreka. Nzamuye ibendera ryawe muri iki kiganiro unyemerere buri muntu wese uzakireba azahabwa umugisha nawe. Migambi yawe myiza izamubonekeho ufite ikibazo gitandukanye ku bw'uyu munsi mwana abohoke yakira amahoro yakira ibyishimo umucira inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bw'iki kiganiro. Muhaye ikaze na karibu dutangiye utangirane natwe ibyo tuvuga tuyobore ntabwo ari twahubwa izina ryawe ribe muri twe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.
inshuti rero muhawe ikaze, reka nkomeze kwibutsa ko burya roho nzima itura mu mubiri muzima. Natangiye mbibwira as Dr. Jonas, tuzakomeza kugenda tubana munasobanukirwa impamvu akenshi mba ni inyuma ya kamera, ariko na nyuma y'ibi tuvuga hari ubundi buzima tubamo, sibyo? Hano bazagenda babimenya. None rero turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amen. Reka ikiganiro tugiye kugirana dusomana amagambo y'Imana, ndashaka umfashe aboneka mu gitabo cya Yosuwa ibice 3:7. Yosuwa, umuntu ufite Bibiliya, Yosuwa ibice 3 ku murongo wa 7. Yego. Twumva icyo amagambo y'Imana tubwira cyangwa icyo Imana ivugana natwe. Yosuwa ibice 3 umurongo waho wa 7 wonyine. umurongo waho wa 7. Yes. Aha, ndabona nahageze. Havuze ngo iki? Kadusobe mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza. Uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli mu bose. maso y'Abisirayeli bose. Kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Kugira ngo bamenye yuko icyambere ndi kumwe nawe. Kabiri, uko mbana nawe niko nabanaga nande na Mose. Ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku. Usoma uwo murongo wonyine usubiremo. Ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Aha, ongera usoma uwo murongo utangira. Aravuga ati, ariko ntangire hejuru umurongo wa 7 n'ubundi. Okay. Uwiteka abwira Yosuwa ati, avugana nawe, abwira Yosuwa ati, yego, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose. Yego. Kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani, yego, mumanuke muhagararemo. Hagararekera aho ngaho. Amen. Imana tugirire neza. Ndashaka tuganire ku ijambo rikomeye, ndakuramo nk'amagambo 2 cyangwa 3. Ijambo ravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose. Ijambo rya mbere ndi butindeho ni ijambo rivuga gukuza. Ndatangira kugukuza mu maso yande y'Abisirayeli bose. Kandi icyitondero bivuze ngo uyu Yosuwa ni umugabo wari umusirikare kubw'igisirikare cyari kiyobowe na Mose, ariko ntabwo yarazwe. Bivuze ngo Imana yari imugiriye icyizere cyo kumukuza mu maso y'Abisirayeli bose. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri riravuze ngo kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose, nawe niko ndi bubane nawe. Amen. Ijambo rya kabiri riravuze ngo kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe. Imana tugirire neza cyane. Amen. Hanyuma uyu Yosuwa ni umugabo, iyo usomye amateka ye guhera n'ubundi mu itangira ry'icyo gitabo, usoma ukuntu Imana yamuhamagaye ikamutoranya. Umugabo witwa Mose yigeze Imana imuhamagara igihuru cyaka muri we. Hanyuma Imana imuhamagaye imutoranyije, irangije arimo agenda yumva ijwi rimuhamagara yegera icyo gihuru, arangije ngo mu gusatira ijwi riramubwira ngo Mose hagararaho ubanze ukweture kuko imwe aho uhagaze ari iki arahera. Abikora uko rero n'uyu Yosuwa ni copy paste. Iki Imana yamushakagaho cyangwa iki Imana yari igambiriye ku buzima bwe, yarabanje nawe akwetura inkweto. Bivuze ngo akimara gukwetura inkweto, mu yandi magambo akimara kwihana ibyaha n'igisa nacyo, nicyo cyatumye Imana ihita ivugana nawe ayo magambo. Imana iramutoranya iramubwira ati, ubu bwoko dore ni ubwoko butagonda ijosi, ariko ni wowe ntoranyije, ubu bwoko uzabufata ubujyane, kandi ni wowe uzabwambutsa iriya nyanja ya Yorodani ikabugeza hehe? I Kanani. Hanyuma reka tuganire kwa aya magambo 2. Ijambo rya mbere, ndatangira kugukuza.
ntabwo mbizi aba bantu batureba, ntabwo mbizi ibituma utagirirwa icyizere, ntabwo mbizi bishobora kuba utuma usenga ariko wowe ubwawe ukumva utagira n'ubusabane n'Imana, sibyo? Hanyuma hari icyo bigusaba. Uyu Yosuwa yarabanje arakwetura, yarabanje akora icyo bita kwihana kugira ngo agirane ubusabane bwiza n'Imana yamuhamagaye. Hari abantu rero muri uyu murimo cyangwa muri uru rugendo bumva yuko ari byiza kugirana ubusabane n'Imana ariko udafite kwihana. Ubundi icyaha nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma Imana itakwemera, nicyo kintu gishobora gutuma Imana ikagusiga. Ariko Yosuwa yari yamaze gukwetura inkweto. Imana ikimara kubona ko yakwetuye ihita itangira kuvugana nawe, iramubwira ngo ndatangira kugukuza, nimara kugukuza kandi ndagukuza mu maso y'Abisiraheli. Bivuze ngo Imana yari imugiriye icyizere kuva ku mwana muto kugera ku muntu mukuru. Nibwo imigambi y'Imana no gukora kw'Imana byari bitangiye kuza mu buzima bwe. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, Imana iramubwira ngo kandi baramenya yuko ndi Imana. Bivuze ngo Imana ntabwo ijya ikora ikosa ryo gukora ikintu idafitemo inyungu. Ntabwo Imana ishobora gukora agatendo k'imirimo yayo ngo igaragare Imana idafite inyungu. Bivuze ngo yari ikeneye kwigaragariza Abisiraheli. Wibutse ko Abisiraheli batigeze bemera Imana kuva ibakuye muri Egiputa, bagiye bagira kwifuza mu buryo butandukanye. Bagiye bifuza ibitunguru, bagiye bifuza amadegede, bagiye bagira kwigomeka, bagiye bagira kutanyurwa, bagiye bagendana n'abanyamahanga. Kandi mu mategeko Imana yari yarabahaye, yari yarababwiye ngo nimuzigere mwivanga n'andi mahanga, nimuzigere mwivanga n'abatarakebwe. Ariko ntago babyumvise. Nicyo cyatumye Imana ihagurutsa uyu Yosuwa, imuhereza imbaraga, iramukomeza, iramusapotinga kugira ngo imuhe imbaraga akomere, narangiza ayobore ubwoko bwe azabugeze mu gihugu cy'i Kanani. Ntabwo mbizi rero, birashoboka yuko umuntu ashobora gucika intege, birashoboka yuko wari ufite kwizera ariko ukabura uburyo bwo kubana n'Imana. Mwibutse ko kubana n'Imana ni uburyo budufasha kugumana n'Imana. Kubana n'Imana, ubana n'Imana uri mu kazi, wabana n'Imana ugenda, wabana n'Imana utwaye imodoka, uryamye iwawe wabana n'Imana. Ntabwo bisaba kugira igihe runaka. Kubana n'Imana ni buri kanya, ni buri munsi. Uyu rero Yosuwa yari yarabanye n'Imana kugera ubwo Imana, umugabo witwa Yosuwa na Kalebu bigeze bajya gutata igihugu ngo cy'i Kanani. Ubwo Imana yari yarabasezeranyije yuko bazakijyamo bakagituramo, ngo baragenda. Ariko ngo abagabo bagenda n'abagabo 12 ngo bagere mu gihugu, ngo basangayo abagabo banini cyane bitwa Abanaki. Izo nkuru ngira ngo mwarazisomye. Hanyuma ngo mu kugerayo basanze abo bagabo bitwa Abanaki, ngo bari abagabo banini, ngo baranirebaga bakibona ni nk'inzige imbere yabo. Ayiwe, ngo bumva bacitse intege, bumva babuze ibyiringiro. Ariko ngo mu kuvayo bavuye kugitata bazana imbuto, baraza bavuga ubwiza bw'igihugu. Ariko ngo barangije kuvuga ubwiza bw'igihugu, ngo baraza baca intege Mose n'Abisiraheli. Abo bagabo 10 baravuga bati no, iki gihugu ntitwakigeramo. Kandi mwibutse ko Imana yari yaravuganye nabo, wibutse ko Imana yari yaravuze ibintu bikomeye ku Bisiraheli bazataha muri icyo gihugu, wibutse ko yari gakondo yabo. Ariko kuko batigeze babana n'Imana, byatumye bacika intege, barangije bati byizerwa, bagenda bava mu murimo w'Imana. Hanyuma rero uyu Yosuwa n'uyu Kalebu ni nabo bantu bagabanye neza muri kiriya gihugu. Imana ngo bavuye gutata igihugu, ngo bazana inkuru zihumure, baravuga bati yego nibyo bariya n'Abanaki, ariko dufite Imana yitwa Uwiteka, dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyadukuye muri Egiputa ni nayo izatugeza muri kiriya gihugu. Baravuga ngo bariya Abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Ayiwe, ngo bumva basubijwemo ibyiringiro. Abisiraheli ngo baritotomba, baravuga ngo babatera amabuye babice. Ngo Imana ihita yivugira muri iryo teraniro. Ndashima Imana. Amina. Ndashima Imana ko iyo wayivuze neza ukayihamya, nayo iramanuka ikakuvugira mu ruhame. Imana iramanuka ibwira Mose, iramubwira ngo abangaba guhera uyu munsi bacishije cyase ni urwandiko rw'iteka rw'uko kiriya gihugu bazakigeramo. Rero iyo tugize kubana n'Imana, tukavuga neza Imana, tukagirira icyizere Imana, Imana itangira gukorana nabo. Rero hari abantu bari bafite gucika intege, hari abantu bari bafite kuva mu byizerwa, hari abantu batakigira imbuto z'umwuka, ahubwo bakagira imirimo ya kamere muri bo. Imirimo ya kamere iyo tuyifite ntabwo tunezeza Imana.
imirimo ya kamere iyo tuyifite ntabwo Imana itwishimira, dukora nk'abiyoboye, rimwe na rimwe Satani akadukoresha kubw'iyo mirimo ya kamere tugire gute tubana nabo. Ariko abafite imbuto z'umwuka wera nibo bayoborwa n'umwuka kandi nibo bana biki, abana b'Imana. Ubwo gahunda ni ugukwetura, ni ugukwetura inkweto. Simbizi abantu badukurikiye banyemerere babaze kongera bisuzume, bakwetura inkweto kuko aho bahagaze arahera. Ariko ari abantu badukurikiye, umuntu ashobora kwibaza ngo ese nkweture nte? Buriya imyumvire yacu igiye itandukanye. Akaba ese nkweture gute nshobora gukweture? Aha, reka tugende tujye mu Bagalatiya. Ngira mu Bagalatiya noneho nze nsobanure gukwetura icyo ari cyo. Yes. Kugira ngo niba umuntu ashaka kugira ubusabane n'Imana arasabwa gukwetura. Yego. Ariko akavuga ngo none se ndakweturiye, none se ko wenda ashobora kuba yanakwetuye ibyo yita gukwetura ko aba atabizi, ariko ugasanga nta busabane n'Imana ari kugira. Abagalatiya ibice byaho ni 5. Urahera ku murongo kuri titire y'umurongo wa 16. Abagalatiya 5. Ibice 5 umurongo wa 16. Titire y'amagambo iravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndashaka tubigendanemo neza. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Igize gute irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Kuko kamere irarikira iby'umwuka agira ate, umwuka yanga. Kandi ngo umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Ngo kuko ibyo bihabanye Yego. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo. Nibyo bituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Nicyo gituma mugambirira ibyiza ariko ntimubikore. Nicyo gituma mugambirira kugira ibihe byo gusenga ariko ntimubikore. Nicyo gituma mugambirira gukora imirimo myiza y'abana b'Imana ariko ntimubikore. Komeza. Dukomeje hasi. Baratubwira ati ariko niba muyoborwa n'umwuka. Ariko nimba nshuti yanjye umurikiye uroyoborwa n'umwuka. Ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Ntabwo muba mugitwarwa n'amategeko. Aya mategeko n'ayahe? Dukomeze. Soma Bibiliya. Abadukurikiye nanjye nababariza. Babariza. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni. Tugiye kureba imirimo ya kamere ituma utandukana n'Imana. Imirimo ituma ukurwa mu gitabo cy'abana b'Imana n'abafite ubugingo, warangiza ukajya mu irimbukiro. Mu yandi magambo ni imirimo ituma Imana itakwemera kandi wari umwana w'Imana. Ndayivuga. Twagiye. Gusambana no gukora ibiteye isoni. N'iby'isoni. No gusenga ibishushanyo. Mwibutse ko iyo ni imirimo ya kamere ituma utandukana n'ubwiza bw'Imana. Kuroga. Kwangana. Gutongana. Ishyari. Umujinya. Amahane. Kwitandukanya. No kwirema ibice. Komeza. Kugomanwa. Gusinda. Ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare. Nk'uko nabivuze kera. Yuko abakora ibisa bityo. Uwo ni Pawulo wandikiye itorero ry'Abagalatiya arimo abihanangiriza abereka imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nukuri umva ukuri kw'ijambo ry'Imana muvana. Ntabwo bazigera baragwa ubwami bw'Imana. Turacyakomeza wishyira hasi. Turacyakomeza yuko abakora ibisa bityo nta musambanyi uzabona ubwami bw'Imana, nta mujuru uzabona ubwami bw'Imana, nta munyamoko uzabona ubwami bw'Imana, nta musinzi uzabona ubwami bw'Imana, nta muntu uroga uzabona ubwami bw'Imana, nta muntu ugira ishyari uzabona ubwami bw'Imana. Abakora bene ibisa bityo ntabwo bazigera baragwa ijuru n'umunsi wa leta. Sobanura ko ibyo byose bituma ibyo mubihugiramo bigatuma mukitandukanya n'ubwiza bw'Imana.
hanyuma tubonye imbuto z'ikintu bita imirimo ya kamere. None reka turebe imbuto z'umwuka zishobora gutuma Imana ikwemera, yamara kukwemera ikagukoresha iby'ubutwari, ugakurwa mu gitabo cy'abarimbuka ukandikwa mu gitabo cy'abana b'Imana bafite ubugingo. Bakunzi ba NDIRAHIRIYE TV rero, muri iyi minota itarenze 25 tugiye kubana. Twagiye komeza hepfo. Noneho tugiye kureba wiyuhagira yiyuhagire. Tugiye kureba noneho n'imirimo y'iki? Turakomeza hepfo. Imbuto z'umwuka. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Imbuto z'umwuka noneho nizo tugezeho. Wambwiye ngo gukwetura ni iki? Hanyuma reka turebe abantu bakwetura icyo bakora cyangwa icyo basabwa kugira ngo Imana ibeme. Ngo ariko rero ngo imbuto z'umwuka ngo ni urukundo. Icyambere umuntu w'Imana asabwa kugira urukundo. Ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Ni amahoro. Kugira amahoro. Kwihangana. Kwihanganira ibikugerageza. Kugira neza. Kugira neza. Ingeso nziza. Ingeso nziza. No gukiranuka. No gukiranuka. No kugwa neza. No kugwa neza. No kwirinda ibimeze bityo. No kwirinda ibimeze bityo. Ariko rero ngo ibimeze bityo nta namategeko. Ariko noneho umva ukuntu asoza Pawulo, ndamukunda Imana imuhumugire. Aravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko agize gute abihana. Bivuze ngo no mu buzima busanzwe uretse n'Imana na leta ituyoboye mu isi, ibi bintu irabidusaba mugwe neza, mubane neza, muturane neza, mugirane urukundo, mushyigikirane, nimufashanye. Hanyuma wambajije ngo gukwetura ni iki? Gukwetura no kugira izo mbuto z'iki? Z'umwuka. Kuko ibindi ariko tubishyize no mu nyurabwenge. Yego. Aho twicaye. Mubyeyi aho wicaye. Mukobwa aho wicaye. Mugore mugabo aho wicaye. Ubundi kugira ishyari ntibigutandukanye n'Imana. Mu bintu bituma Imana ikwemera. Mu bintu bituma Imana ikwemera ni ukuyemera, wamara kuyemera ugakora n'ibyo ushaka. Reka mbabwire, hari ibintu abantu bajya bagendera mugasanga umuntu yavuze ngo ijambo ry'Imana, amagambo y'Imana ngo ni visa, ni inzu nziza, ni imodoka, ni ijambo ry'Imana nyakuri ni turi gushaka kugaragaza ubusabane bw'Imana n'umuntu aho buri. Icyo bisaba ni ugukwetura, ugakuraho ishyari, urwango, gusinda n'ibindi. Ibyo noneho warangiza, noneho ukagira na za mbuto z'umwuka wera. Ariko izi mbuto nta nubwo wamugani zifiteho. Ndibaza umuntu ugira neza uri mu murongo w'Imana. Bantu mudukunda kandi mudukurikirana, kugira ishyari n'inzika ngo nuko wagiriye neza umuntu ntabiha agaciro, ntabwo wakoreye uwo muntu, ahubwo wakoreye Imana. Imana wakoreye niyo izaguhemba. Ndashaka duse simbizi imbuto z'umwuka ziri kukunanira kubona muri iyi minsi. Simbizi nimba mu buzima bwawe uyobowe n'imirimo ya kamere, ariko ndashaka dusenga. Ntabwo ninda, ndashaka dusenga. Ese iyi mirimo ya kamere urayifite? Isuzume. Muntu dukurikiye uri muri Afurika, muntu uri Burayi, uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri muri Amerika y'Epfo, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, abarundi badukurikira, nshuti zacu, nshuti z'umusaraba. Imirimo ya kamere nibigutsinda, ndashaka nsengane nawe. Kandi buretse icyitonderwa, bivuze ngo ijambo mbere ryatubwiye ngo ndatangira kugukuza mu maso y'abantu bose bakuze. Ndatangira kugukuza nukuraho imirimo ya kamere ukagira imbuto z'umwuka, bivuze ngo Imana iratangira gukorana nawe. Bivuze ngo Imana iratangira kugukuza. Bivuze ngo Imana iratangira kukwiyereka. Bivuze ngo Imana iratangira kukurwanirira. Imana irazirwanya ibikurwanya. Imana irazihiga ibiguhiga. Ariko icyitonderwa, wakwetuye iki? Inkweto. Kuko Imana ntabwo ikora ikosa ryo gutuma umuntu utakwetuye inkweto kabisa. Ndashaka dusenga. Simbizi, birashoboka kuri mu kazi, ndashaka usengane nawe. Birashoboka yuko uri mu modoka yawe ugenda, ndashaka dusengane. Uri mu rugo, uri muri famiye, ufite uburwayi bwanze gukira, ufite intambara, ufite ibigeragezo, ufite ibikugoye umutima, ndashaka dusenga. Ndashaka kugusengera wongere wubaka ubucuti n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo imirimo ya kamere iragaragara, arayirondora. Hepfo yahakomeza avuga amagambo imbuto z'umwuka. Icyo umuntu asabwa, icyo umuntu akora, Imana ikamwemera, Imana ikamushyigikira. Uyu mugabo witwa Yosuwa, icyatumye Imana imwemera ikamushyigikira, icyatumye Imana imwemera ikamurwanirira, icyatumye Imana imwemera ikamugarukaho, icyatumye Imana imugirira icyizere cyo kuyobora buriya bwoko bw'Abisiraheli, nuko yakwetuye inkweto. Ndashaka dukweture.
wa mukobwa we kwetura, wa musore we nukweture, wa mubyeyi we nukweture, wa mugabo we nukweture, muri famiye yawe ukweture, mu kazi ukora ukweture, muri bene wanyu ukweture. Imana irakwemera, nirangiza kukwemera iribuze kukwemeza abandi. Ndashaka upfukame dusenga Imana. Ndumva nshaka ko dusenga, nukuri ndumva mfite umuriro muri njye wo kugusengera, nukuri ndumva mfite ishyaka ryo kugusengera, nukuri ndumva muri jewe nshaka gusengana nawe, wongere wubaka ubushuti n'Imana. Mana turakubashye, izina ryawe nirihimbazwe, imirimo yawe n'imbuto z'umwuka mwami ntabwo bisanzwe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo abena bakora ibyo ngibyo, abafite imbuto z'umwuka muri bo ntabwo amategeko abihana, bagira urukundo urabemera, abagira kugwa neza, abagaburira abandi, abashyigikira abandi, abagira umurimo mwiza, ababwiriza abandi, abajyana n'abandi gutabara abandi. Niko Zaburi yavuze, aravuga ngo nibo bazagabana umugisha. Nyemerera mwami, wongere ushoboze ubu bwoko, bongere bagira imbaraga, babashe gukwetura. Mukobwa udukurikiranye akweture bikunde, umusore n'umugabo n'umumama babashe gukwetura mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba nyemerera imbaraga zawe zigaragare kuri bo, ugende mu byo bakora, ibyabatsindaga mwami Imana ubikureho, bongere bakwakire. Niko ijambo ryawe ryambwiye, ryarambwiye ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Wongere ubahe ubushobozi, bongere bitwa abana bawe, wongere ubashyigikire, wongere ubarwanirire, wongere ubiyereke, wongere ubane nabo, bongere bagusenge. Mugabo witwa Daniyeli ngo yigeze yiyiriza iminsi 21 ngari gusenga, ibisubizo byanze kuza, ariko ngarakomeza aratitiriza. Abana nawe birangira ibisubizo bije, nabo nubaha imbaraga, wongere usuku ububyutse, wongere ubashyigikire. I Burayi imena y'ububyutse, muri Afurika ububyutse, muri Amerika ububyutse, Australia na Canada, Mana no muri Afurika abanyarwanda bashyigikire, abarundi bakubone. Mana nyemerera imigambi yawe n'imbaraga zawe zikomeze kubana nabo. Ndagushimiye, wakoze kuri Imana, wakoze kudushyigikira, wakoze gutangirana natwe, wakoze kutwiyereka. Imbaraga z'Imana Data n'urukundo rw'Imana n'umugisha wawe bibabeho. Urakoze, ugize neza. Nibakira umugisha, umugisha mu byo bakora, umugisha aho batuye, umugisha mu bana babo, umugisha mu miryango yabo. Abakoraga bikanga mwami Imana bikunde, abari bafite uburwayi, abari bagiye kujya kwiseta, abari bagiye kubyara bikanga, mu izina rya Yesu buri muntu wese niyakira ubwiza bwawe kandi yakire kubohorwa nawe. Urakoze kuri Imana yumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen, 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 amen. Urakoze cyane. Mwakoze. Reka dukomeze dushimire abakunzi bacu, tunasaba niba ari bwo bwa mbere ukurikiranye na Rada 250 TV cyangwa Ineza y'Imana TV, turagusaba ukore subscribe. Iyo wakoze subscribe nta kindi ni ukugira ngo niba dukoze ibiganiro nk'ibi wewe ujye ubona notification, tukubwire ngo twakoze tukuzaniye ibindi biganiro byiza byubaka bisa n'umutima, kandi nkubwire ngo ibyo ubona nk'imisozi imbere yawe hari Imana ihari yo kugira ngo ibihindure ikibaya, kuko uri mu mugambi w'Imana. Ibyo by'ibimenya, ibyo uzirikana kuri mu mugambi w'Imana. Rero urakoze cyane. Twari turi hano mu mujyi wa Kigali, imbere neza y'ibiro by'umujyi wa Kigali niho twakoreye. Tuzajya dukomeza kugera dukorera ahandi hatandukanye. Badukurikire, turahari umva rwose mu bitugaragariza, sibyo? Kongera yibutsa abantu wenda baje barebye ikiganiro, izi amazina, sibyo? Yes, amazina ni Emanuel Ntakirutimana, hanyuma na nomero zanjye ziba ziri ku kiganiro, ariko ni 078 40 72 871. Imana ibaha umugisha. Nanjye ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ubundi bufasha bundi, nanjye ushobora kumpamagara kuri nimero 078 055 022 aho waba uri hose, ndagufasha, yaba mu buryo bwo kugira ibyo usobanuza, kugira ibyo ubaza. Yes, turahari kugira ngo tugire uti nimero muzajya muyibona ku biganiro byo hasi, na comment zanyu turakomeza tugenda tuzisoma. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Imana ibahire.